Mother Teresa yamaze hafi ubuzima bwe bwose yitangira gukorera abakene n'abarwayi, cyane cyane i Calcutta. Ubu ngubu ni Calcutta mu gihugu cy'Ubuhinde. Nyuma y'urupfu rwe ku itariki ya 5 Nzeri 1997, abantu benshi bamukundaga cyane n'abamukurikiye batangiye gusaba Kiliziya Gatolika ko yatangazwa nk'umutagatifu. Ikaze mu kiganiro ubuzima bushoboka. Benshi twibaza ko byagenze ngo bagere ku gasongero, ariko turacukumbura tukamenya neza ibanga ibyamamare tuzi byakoresheje kugira ngo bigere ku gasongero aho twese tubareba, tukibaza uko byagenze ngo bagere aho ngaho. Ni inkuru mpamo mu rugendo rwabo, zigizwe n'ibyiza ndetse n'ibibi, ariko zikaba zararemye ubuhangange mu ngeri barimo: politike, umuziki, siporo, imyemerere, filime, ubucurabwenge, ubwanditsi, ubukungu ndetse n'ibindi. Mu kiganiro Ubuzima Bushoboka TV show uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko ibitangaza bya Mother Teresa byamugejeje ku butagatifu. Bahaye ikaze muri iki kiganiro. Mu 1999, Padiri Brian Claudio Chuck yagizwe umuyobozi wihariye ushinzwe gukurikirana neza ndetse no guteza imbere dosiye y'ubutagatifu bwa Mother Teresa. Ibingibi byihutishije inzira isanzwe itangira nyuma y'imyaka 5 umuntu apfuye, ariko hari ikintu kitashoboraga gusimbukwa: ibitangaza, miracles. Kugira ngo Mother Teresa atangazwe nk'umutagatifu, byasabaga ko byibura haboneka nibura ibitangaza 2 byabaye inyuma y'urupfu rwe, byagaragaza ko yasabiye abantu ku Mana. Dore uko Kiliziya igenzura ibitangaza. Ibitangaza bivugwa byo gukira birasuzumwa cyane n'urwego rwa Kiliziya rushinzwe abashobora kuba abatagatifu, Congregation for the Causes of Saints. Urunguru rufatanyije n'abaganga b'inzobere mu by'ubuvuzi basuzuma neza niba umuntu akwiye kuba umutagatifu bitewe n'ibitangaza yakoze byo kuvura cyangwa se gukiza abantu. Si umuntu uvuga gusa ati nakize ngo Kiliziya ihita ibyemera. Icyo gukira kigomba kuba kirenze amategeko ya kamere, nta busobanuro bwa siyanse gifite, ntago cyemerwa. Iyo byemejwe, Kiliziya yemeza ko uwo muntu yakijijwe binyuze mu gusabirwa ku Mana n'uwo mushumba w'Imana, hanyuma Papa akabyemeza ku mugaragaro. Dore ibitangaza bya hafi ariko nyine bitujuje ibisabwa bya Mother Teresa. Hari ibindi bikorwa byafashwe nk'ibitangaza bya Mother Teresa, ariko ntibyubahirije amabwiriza ya Kiliziya. Urugero, umukobwa w'Umufaransa wavuze ko gukora ku mudari wa Mother Teresa byamuvuye igikomere ku mbavu yagiriye mu mpanuka y'imodoka, ariko gukira kwe kwaratinze, bityo ibi ntibyafashwe nk'igitangaza. Umukobwa kandi w'Umunyapalestina yavuze ko yakize kanseri y'amagufa nyuma yo kubona Mother Teresa mu nzozi, ariko Kiliziya isaba gukurikirana imyaka myinshi ngo harebwe ko indwara itagaruka, kuko igitangaza nyacyo kiba gihoraho. Nanone kugabanuka kw'indwara gusa ntibifatwa nk'igitangaza, gukira bigomba kuba byuzuye, kandi bigaterwa no gusabirwa kwa Mother Teresa gusa, atari ugusabirwa ku bandi batagatifu. Igitangaza cya mbere rero, gukira k'umugore wari ufite ikibyimba mu nda. Mu 1998, umugore witwa Monica Bazila wo mu burengerazuba bw'Ubuhinde, West Bengal, yagiye mu kigo cya Missionaries of Charities arwaye cyane. Yari afite umuriro, umutwe, kuruka ndetse n'inda yabyimbye. Yari amaze igihe kinini arwaye meningitis iterwa n'igituntu, tuberculosis meningitis, kandi imiti yafataga ntiyabashaga kumufasha cyane neza bitewe n'ubukene bw'umuryango we. Mu nda ye hari harimo ikibyimba gikomeye cyane cyakomezaga gukura, ku buryo abaganga bavuze ko akeneye kubagwa, ariko yari ameze nabi cyane ku buryo kubagwa byashobokaga nyine. Ku itariki ya 5 Nzeri, Bazila yari arimo asenga muri chapelle ya Missionaries of Charity, maze abona urumuri ruva ku ifoto ya Mother Teresa. Nyuma yaho
bashyize umudari wari warakoze ku mubiri wa Mother Teresa ku nda ye, maze umubikira aramusengera asaba ubufasha bwa Mother Teresa. Bukeye bwaho Bazila yabyutse asanga ikibyimba cyari cyaburiwe irengero burundu. Ibisuzumwe by'abaganga byemejwe ko nta kibyimba kikiriho kandi nyine ko ataragikeneye kubagwa. Abahanga mu by'Imana ndetse n'abaganga basuzumye iki kibazo basanga nta busobanuro bwa siyanse bwarimo busobanura uko byagenze cyangwa se uko yakize. Ibi byemejwe rero nk'igitangaza cya Mother Teresa kandi Vatikani yabishyizeho umukono muri 2002. Nubwo hari abaganga bake bagaragaje gushidikanya, bavuga ko imiti yashoboraga kuba yaramukijije gake gake, byagaragaye ko nta muti washoboraga gukuraho ikibyimba mu gihe gito nk'icyo. Igitangaza cya kabiri cyatumye Mother Teresa ashyirwa mu batagatifu ni ikijyanye no gukira k'umugabo wari ufite ibisebe mu bwonko. Muri 2008 umugabo wo muri Brazil witwaga Marcílio Haddad Anderino yari ari hafi gupfa. Yari afite ibisebe mu bwonko ndetse n'amazi menshi mu bwonko ku buryo yaguye muri koma nyine. Umugore we Fernanda yasabye Mother Teresa amusengera, hanyuma padiri yari yarabahaye ikimenyetso relic cya Mother Teresa ku munsi w'ubukwe bwabo, maze Fernanda agishyira mu mutwe w'umugabo we amusengera abikuye ku mutima. Bagombaga kumubaga byihutirwa kugira ngo nyine bamukuremo ayo mazi yari ari mu bwonko, ariko mbere y'uko babaga Marcílio yarakangutse atunguwe cyane, arabaza ati ndi gukora iki hano? Icyo gihe yarakize vuba kandi burundu, nta kubagwa kubayeho. Ibisebe n'amazi byari mu bwonko byarazimiye. Nyuma yaho nubwo imiti byari byaratekerejwe ko byamwangirije ubushobozi bwo kubyara, we n'umugore we baje kubyara abana. Abaganga ndetse n'inzego za Kiliziya basuzumye neza iki kibazo, basanga nta busobanuro bwa siyanse bwari buhari. Muri 2015 Kiliziya yemeje ko ari igitangaza cya kabiri cya Mother Teresa, maze Papa Francisco abyemeza ku mugaragaro mu Kuboza 2015. Icyo gihe nta kindi cyari kigiye gukurikiraho uretse gutangaza Mother Teresa nk'umutagatifu. Mu mategeko ya Vatikani, igitangaza cya mbere gituma umuntu ahabwa icyubahiro cya blessed cyangwa se beatification. Igitangaza cya kabiri kiza cyanzura, hanyuma kigatuma umuntu atangazwa ku mugaragaro nk'umutagatifu. Mother Teresa yahawe icyubahiro cya blessed muri 2003, maze atangazwa ku mugaragaro nk'umutagatifu Teresa wa Calcutta ku itariki ya 4 Nzeri 2016, imyaka 9 nyuma y'urupfu rwe. Ngayo nguko rero ayo ni amateka ya Mother Teresa, uko yagizwe umutagatifu, urugendo yanyuzemo kugira ngo bibe. Iki ni ikiganiro ubuzima bushoboka, ikiganiro tubagezaho amateka cyangwa se nyine ibyaranze ubuzima bw'abantu bakomeye ubu dufata nk'abantu b'ibikomerezwa cyangwa se b'ingirakamaro mu isi. Twareberaga hamwe ubuzima bwa Mother Teresa ndetse n'uko yagizwe umutagatifu. Niba wagikunze kora like, ukore subscribe, murakaza neza.